ndabashuhuje cyane nshuti z'Imana abakunzi umwe gabera ministries n'intambabazi nuko nagarutse kandi mu kiganiro cy'iminsi 120 ndumva nubwo hari igihe byahagaze ariko byongeye byagarutse umwanzi nakunda ibintu byiza nk'ibi ariko haracyari byinshi bibura kandi niwe mutera nkunga wa mbere mfite niwe nshuti yanjye mba hafi niba unyibona kino kiganiro uzace mu gikaro mbaze ngo habaye iki nzakubwira niwe mutera nkunga ngira urabizi umuntu yarafura bizi we nubona ukeneye kugira umbwira uzaca mu gikari tuzaganira Imana ikumisha mu izina rya Yesu ndabashuje mwese rero mukomeze mukore subscribe mukomeze mukore comment munyandikishe kandi umwuka wera w'Imana akomeza bane namwe ndabashimiye cyane mwese abo mukagera ndabashimiye kandi ndabanezerewe kandi ndavuze ngo umugisha w'Imana ubane namwe abo mukagera uyu munsi rero wanagira ngo dusenga Imana tumaze gusenga tuninjire muri kino kiganiro twitonze tuganire mu izina rya Yesu ntabwo uyu munsi nifuza gutinda cyane kuko ndifuza ko tunyanye gusenga tumaze kubona ibi byose twajya tuganira Imana ibamere umugisha kwa Yesu Kristo umwami wacu amen Mana data wa twese nyir'ubugingo nyir'ubushobozi nyir'ukurema nyir'ugutabara nyir'ugukomera ndagushimiye kuri Imana izi byose kandi Imana ikora byose ndagushimiye kuri Imana y'inyembaraga uyu munsi wa 93 ndasabye kugira ngo ukore ibitangaza kandi wigaragaze weshe cyubahiro uneshe imigambi y'abadayimona hivi kagera utsinde imbaraga mbizi kuzimu zose utwemerere kano kanya umuriro wawe ucane kandi mwabantu bagubwe neza mu izina rya Yesu urakoze kuba natwe muri byose kwa Yesu Kristo umwami wacu amen shalom uruwigikundiro urumwiza ndagukunda ndakunezererwa mutima wanjye ushimiye kubana nawe uruw'amahoro n'ukuri kandi nkubwiza uruw'agaciro imbere y'Imana shitani yigupfobya wikumva ko wagiye kure wikumva ko watakaye n'ukuri Kristo aragukunda Kristo akuba hafi impamvu anagukunda aguha ka SMS kandi njoro arizo zanzo zinakubwiraga Imana ikakugira inama kugira ngo uhindukire n'icyo ukwiye gukora uruw'igiciro nta mpamvu yo kongera kwiheba ubundi satani utesha abantu agaciro satani avuga ko ntacyo ushoboye satani avuga ko ntaho uzanagera ariko Imana yo n'urukundo kandi Imana iba mu ruhande rwawe habwa umugisha n'Imana rero ubushize ubwo mperuka ku 92 nagarutse ku magambo nashuje kumavuga ngo kurota urimo ukaraba woga mu cyumba cyawe urimo woga bisobanura yuko hari umushyitsi uri mu nzira ari maza niko nakubwiye kandi nanone ikindi bisobanura yuko hari umushyitsi uri muza bugufi bwawe kandi ikindi yuko ugiye kugarurirwa ibyishimo umunezero mu rugo no mu nzi wawe Imana itugeneza cyane hanyuma rero kuri uyu munsi ise ngo ni 93B kubera ko ari amazi n'undi tukivuga noneho iyo urose ubona igikombe kirimo ubusa ushobora kuba ari igikombe ushobora kuba ari agatasi ushobora kuba ari ikindi kintu ukoresha ushobora kuba ari indobo ushobora kuba ari ibase ushobora kuba ari isafuriya cyangwa aho wabikaga amazi ushobora kuba ari mu kigega tampikiriya aho wajya gushyira amazi ukarota ubona nta mazi arimo si cyo mvuga ngo kuba warota icyo kintu nta mazi arimo icyo bisobanura wa muntu w'Imana we dukwiye gusenga tugasenga Imana biravuze ngo menya neza ko ugiye kwinjira mu mwuka mu gihe cyo gukamuka muri wowe ugiye kwinjira mu gihe cyo gukamuka igihe kirimo amarira kitari nk'ibyishimo usenga ntufashwe warya nturyoherwe wakwambara ntuberwe wavuga bakaguseka mbega ugiye kujya ahantu humagaye muri wowe no kumagara mu nzira zose ntawe kuvugisha ntawe gutelefona mbega n'umwuka ukujyana mu butayu bwa wenyine aha ku muntu warose abona igikombe kirimo ubusa isafuriya irimo ubusa indobo irimo ubusa ingunguru irimo ubusa ahantu hose ubika amazi ubona hari ubusa ukarota hari empty nta kintu kirimo haravuze ngo ugiye kwinjira mu mwuka uremereye cyangwa ugiye gutwarwa ahantu wumagaye neza burundu muri wowe mu buzima kumagara abantu kona barakwanga ibintu ntibikunda nta rukundo nta munezero nta kintu ugeraho mbega ukagenda ukumagara mu bugingo ukagenda ukumagara ahantu hose amagambo akaba menshi nivo bikaza bikagutera ugasanga uguwe neza rero nta kindi bisobanura nta kindi bisobanura ngiye kubwira
rebe gusobanura urakora iki rero. Intego ni yayindi, hita upanga amasengesho y'iminsi 3 yihuse, hita ushaka kujya mu iteraniro wisengera gusa wonyine, shaka iteraniro ujyamo ry'abanyamwuka musengane, wuzura imbaraga z'Imana, wumva ubuhanuzi, wumva ibihumuriza, usenga Imana, Imana iguhishurire, Imana igutabare, Imana igushyigikire, Imana ikurengere, kuko nutinda gatoya urinjira mu gukamuka hamwe no mu rugo habura ibyishimo, nta biryo ukunze ntacyo, kugira ngo rero utsinde senga amasengesho y'iminsi 3. Ikindi shakisha ukuntu ujya mu cyumba cy'amasengesho, yenda ujya mu byumba bitandukanye, kugira ngo utaza kuba mu mutego kumagara ukabasha kubura n'ingorane muri ubwo buryo. Imana izagutabarira. Yesu atugeneza cyane. Mwahumvise niba ngo urose ubona indobo, imbegeti, ikintu wabikagamo cyose ukabona hari amazi ntarimo mu kigega n'ahandi, menya ngo Imana iragusuye, iguhaye message ikubwira ngo ugiye kwinjira mu gihe cy'ubutayu bukakaye, nta nshuti, nta muntu, nta byishimo, nta kuryoherwa no kwigisha bigukundira, kuvuga ubutumwa ntibizagukunda, ukumva urumagaye mu bugingo no mu buzima. Nicyo bisobanura. Imana itugire neza cyane kandi Imana iturengere. Hanyuma rero kurota urimo ha inka amazi cyangwa inyamaswa, kurota urimo wuhira, reka tubyite kuhira mu yandi magambo, urimo wuhira inka cyangwa se urimo wuhira inyamaswa uyihereza amazi, ni inzozi nziza cyane, ahubwo uzabikomeze. Biravuze ngo byerekana yuko mu buzima bwawe hari umuntu ugiye kuzatabara. Ni byiza no guhora ubikora buri munsi. Burya kuntu nk'amatungo amazi, biravuze ngo hari umuntu ugiye kuzabaho kubera ko ari utumye agomba kuba yakabayeho, ugiye kumubeshaho, ugiye kumushyigikira, agiye gutabarwa. Rero ujye ubikora buri gihe, kandi cyangwa byakora ukomeze ubikore. Kandi ni byiza ko buri gihe tugira umuntu tunezeza, to make someone happy. Oh hallelujah. Tandori amasatara baze. Nibura someone happy umuntu akanezera. Bivuze ngo tuma dukomeza mbabwira ngo ikintu cya mbere umaze kurota urimo amatungo animals uyaha amazi, jya umenya ko mu buzima bwawe hari umuntu ugiye kugirira neza, ukamufasha ukamuzamura, kandi jya ubikora kenshi cyane. Ariko ubundi byagombye kuba nk'umuco. Navuga ngo bibe your habit to feed someone just to make someone happy. Oh my God. So navuga ngo nibura gerageza umuntu uvuga ngo kanaka Imana imuha umugisha, nibura ntiwanezeza bose, ariko gerageza buri munsi ugira umuntu biba umuco w'umuntu, kandi bikubeho Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Rero uramutse ubonye icyo bita umuraba mu mazi, uraryamye nijoro urose umuraba, yerusha no kukwiga kurimo woga umuraba ukagutera, ariko kurota gusa ubona umuraba ubwabyo bifite icyo bisobanura. Noneho kurota umuraba ugusanga urimo woga nabyo bivuze icyo bisobanura. Icyambere, kuba ubona amazi ari nk'umuraba mwinshi cyane, birasobanuye ngo witonde, hari imyuka mibi igiye kukwataka mu buzima bwawe, y'abarozi, pagani, y'amagambo, inzara n'iy'ubukene, umwuka ukaza ukataka. Rero ni byiza gukora iki? Ni ugusenga urwanya iyo myuka mibi kugira ngo ubashe gutsinda. Noneho kurota uri mu mazi woga umuraba ukagusangamo, bivuze yuko ni imyuka mibi izakwataka, kandi ukagwa muri ibyo bitero utakwiye gusenga, kandi harimo n'urupfu. Nabyo nta bindi, senya, kubita, rundura, yuze n'Imana, reka icyo wakoraga. Bivuze ngo harimo uburyo bubiri, kubona umuraba mu mazi gusa amazi yikaraba mu muhengeri urimo uzamuka. Biravuze ngo hari imyuka mibi igiye kukwataka mu buryo bukomeye. Noneho no kubona umuraba gusanga mu mazi ho harimo kuyagwamo, harimo no kuzagwa muri iyo mitego, kandi ugahora n'ikibazo gikomeye, ugasanga birakugoye ku buryo burenze. Rero bisaba ko usenga Imana. Ndashaka gusoza cyane. Ikindi, ayiwe mukomeze mwiyandikishe, nyamara bwiza ukuri mugiye kwiga ibintu biremereye, ahubwo mwegere muhe n'abandi. Ikindi, kurota ubona wubitse umutwe mu mazi, kurota ubona wubitse umutwe mu mazi, ukarota umutwe wubitse mu mazi, ukora ukuntu ushaka gukaraba gutya ko kuba umutwe wawucuritse mu mazi. Icyo kintu gisobanura ikintu gikomeye, kiravuze ngo your direction ibaye cut off. Nuvuga ngo icyerekezo cyawe aho wendaga kujya urahatakaje. Utakaje ibyo ugiye gukora, utakaje amafaranga, utakaje ubuzima, utakaje mariage, utakaje urugo, utakaje imibereho, utakaje ubuzima bwite. Nuvuga ngo uramutse urose ubona wacuritse umutwe mu mazi, cyangwa se umutwe uri mu mazi wowe ubwawe, utarimo wahakarabya utahakarabya, ariko umutwe wacuritse mu mazi, biravuze ngo byerekana ko
direction yawe ihagaze, destiny yawe ibaye loss, ibyo ashaka gupanga byanze. Icyo gihe ugiye gusaba amafaranga muri banki, shaka buretse. Niba ugiye gukora ubukwe, tuza buretse. Niba ugiye gufata urugendo buretse, niba ugiye gushaka visa buretse, banza usenge kugira ngo Imana ikubohore mu buryo bukwiriye kandi bwiza. Imana ikumpera umugisha. Ngo urose ufite mu matwe mazi, direction urayitakaje kandi biraza kugora kandi biraza kukurushya. Ikindi, iyo urose ubona mu biryo byawe wari ugiye kurya ku isahani, ukabona hajemo amazi kandi bikivanga n'amazi, ibiryo bikivanga n'amazi, bibaho ukabona biraje hajemo amazi birivanga, ukwiye kugira ubwenge. Ikintu cya mbere biravuze ngo ibi Imana irimo irakubwira yuko ufite amakosa mu buzima bwawe, uvanga ibyaha n'ukuri, uvanga batakwiye kuvangwa, inshuti uzita abanzi ukabita inshuti. Ni ukuvuga ngo seriously wamaze kuba ubwawe ugiye kwafekita ubuzima bwawe kubera byinshi wishyizemo wagombye kujonjora. So rero ikintu cya mbere ni ukwiye ko inzozi z'amazi muri biri bundi zerekana ko ari inzozi nziza cyangwa se ari mbi, ariko ukwiye kwitondera kubimenya no kubisobanukirwa no kwinjira mu isezerano no kumenya ngo nabirose nte kandi nabirose gute, kuko buriya Bibiliya y'ubwayo ifite ibintu isobanura. Ikindi ukwiye kumenya, ubonye inyanja mu nzozi zawe bisobanura ubwoba, iterabwoba n'igifungo. Iyo ubonye umugezi mu nzozi zawe urimo woga, bisobanura yuko ugiye kugira experience no kwitonda kugira ngo ubashe kuza gusobanukirwa ikintu. Rero gumya wirinde kandi wongere wirinde kandi wongere wirinde, kuko ni ibintu biba bitoroshye ku buzima bwawe kandi Imana iguhe umugisha. Hanyuma y'urose urimo woga amazi rero bisobanura ko uri umuntu mwiza, ugiye gukira, ugiye gukizwa, ugiye guhagarara neza. Akenshi na kenshi harimo kubohoka no kugenda mu nzira nziza. Imana ikumenyesha mu izina rya Yesu. Mubwire ngo inzozi z'amazi, ubundi nayo birigaragaza neza ko amazi asobanura abantu. Nuvuga ngo icyo gihe ni uburyo kirano hari kishaka kubabwira kuba urota ubona uguruka hejuru y'amazi. Biravuze ngo abakurwanya n'abaguhiga ntibazakubona uri hejuru yabo, urimo uraguruka ugenda urenga ikirere kandi ugenda ugera kure aho batabasha gushyikira. Imana ikomera umugisha mu izina rya Yesu aho ugomba kurota. Noneho rero iyo urose umuntu umusaba amazi akayakwima, biravuze ngo irinde uwo wakekaga kandi inshuti ye ntakiri inshuti yawe, kandi wayakwimye si we uri no mu nzu, ahubwo hariho uwo nakwita enemy behind. Hari umwanzi uri kure, wa wundi wagiriye neza atazigera kugirira neza kandi ureba. Noneho iyo yamusabye akayakwima kandi uyareba, bivuze ngo aho wari wiringiye amaboko si uzayakura. Ariko ibi byose nta kindi bisaba, nuko dusenga tugasenya imodoka igutera ibyondo cyangwa igutera amazi yo mu muhanda. Bivuze ngo nyabuneka senga, kuko atake y'amagambo iraje, atake kubeshyerwa iraje. Niba unari no mu kazi, tangira witware neza, kuko bazakurega ibinyoma kandi ntaho uzabikirira. Imana itugiriye neza cyane kandi itugiriye cyane. Icya kabiri, kuba urose umena amazi, kurota umena amazi, yaba meza cyangwa ahandi ukarota umena amazi, biravuze ngo hari ikintu ugiye guhomba mu buzima bwawe. Wowe ubwawe ni umuntu uzaguriza ntakwishyure, ni umuntu uzagira neza ntakugire neza, mbega wayamennye hasi gutyo biragenda. Ni byiza rero ko winda uzirose, hita uhindukira wirinde cyane, kuko Satani yagabye ibitero kugira ngo unyage utwawe wari ufite n'utwo wari utunze cyane. Imana ikumpera umugisha mu izina rya Yesu. Nagira ngo twongere dutekereze kurota uri kubiza amazi, utogosa amazi, ukarota arimo atogota, wowe uyatogosheje cyangwa undi yatetse uyatogoshe, ukabona amazi atogota abira. Menya ngo mu rugo rwawe hagiye kuvuka intambara hagati y'umugabo n'umugore. Senga Imana, cyangwa hagati y'abana n'ababyeyi, hagati ya shobuja n'umukoresha, hagati y'inshuti n'abavandimwe.
rero iyo abize akabira akameneka inyuma biravuze ngo izo ntambara zizajya n'inyuma mu baturanyi ahora ukora iki uhita utora ibyo bintu kandi bigende neza Imana ikumpera umugisha hanyuma rero kuborota amazi asa nabi yatakaye mu rugo rwa amazi asa nabi nk'imyanda yavuyemo ubona kandi utabona aho kandagira menya ngo bisobanuye ngo muri wowe imbere cyangwa mu muturanye n'abandi harimo ibintu by'ibyaha hagati aho ngaho bituma utabasha kubona aho kandagira rero n'amagambo meza yo kugira ngo usobanukirwe akenshi Imana itwereka kugira ngo dukosoke Imana ituganiza kugira ngo twere imbuto Imana ituganiza kugira ngo duhinduke abera Imana ituganiza kugira ngo twere imbuto kandi tugire kuri rwiza rukwiye ko twere imbuto mu izina rya Yesu bivuze ngo wagombye gusobanuka ugasenga Imana amazi uruhande rumwe na amazi nayo yasobanuriye ibyiza byayo ndetse abanyizo bashobora kurota ariko none ndagira ngo nkubwire ikintu cyukwiye kwitondera mu kintu cyitwa inzozi z'amazi iyo urose neza ubwawe ubona ujya mu mazi ukumva arakurengeye Nshuti ukarembuza ukabura umuntu ukuvanamo ukuntu ugiye kurengerwa n'amazi ukarohama menya ngo karande zahagurutse menya ngo imivumo yahagurutse kandi menya ngo hariho gusenya urugo hariho urupfu hariho uburozi hariho impanuka yihuse kuri wowe aho ugomba ugasenga amasengesho y'iminsi 3 y'imbaraga wiriza kandi ukegera abantu b'Imana ibintu byitondere ibintu bifate nk'ibintu bikomeye ku buzima bwawe kandi ugera hakwiriye mu buryo budasanzwe Imana ikwambika imbaraga zikugeza kure no kubasha gutsinda bino bintu kotando and raipai bivuze ngo nuzirota ikindi kubona nuzirota gira ubwenge usenga Imana ikindi kubona umuntu ufashe nk'ikintu akagusukaho amazi ashaka amazi aba ari meza ashaka amazi arimo akagusukaho guturutse inyuma menya ngo inyuma yawe hariyo umubisha wihisha utazi kandi agambire ko yasenya ubuzima bwawe nayagutera turutse imbere atago yagutunga atanabikuvugishije menya ngo ahagaritse destination yawe ahagaritse ubuzima bwawe arashaka guhagarika imibereho yawe nawe bo mu rusenye wirukana izo mbaraga mu izina rya Yesu uzirukana izo mbaraga mbi wirukana imbaraga z'abarozi wirukana imbaraga z'abagambanye wirukana imbaraga z'amashyari atura izina rya Yesu senga mu mwuka wera hagarara n'abera basenga uzura imbaraga zishoboka zose ntutinye ntukuka umutima ahubwo winjire mu kirere cyawe gifata izo mbaraga mu izina rya Yesu kandi bidakunze hamagara nimerira hari munsi nta kibazo gihari tuzagufasha gusenga kandi niba utahamagara nandi bagufashe ariko bomora kuba kumenya amazi aguturuka imbere bisobanura ngo kubujaho werekeraga kuba guturutse inyuma vuze ngo hari umwanzi ushaka ibyo byose maze guhagaruka kubita nibwo nesha kandi ugatsinda ndabashimiye wese mugubwe neza rero mukomeze mukore comment mukomeze musharinge mukomeze mwiyandikishe kandi umugisha w'Imana ukomeze ubane namwe turacyakunda nakagaruka tuzagira tuvuga kuri aya mazi usanga dushoje inzozi z'amazi muri ubwo buryo ngo wowe ariko tutumvize tavuze ariko byarakubayeho ni intambwe yo guhamagara waca kuri YouTube kandi muri comment wakwandika uciye ku nimero yanjye byose bikore neza Imana guhumugisha mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu mbifurije umugisha w'Imana mbifurije guhirwa mbifurije gutabarwa ibi satani ntabikunda ndabizi kuko ababona ko dutangiye kumusenyera no kwataka indaro ngo tuyibomora iyo tuvuze karanta bakunze twabakumenye ku bikoshi natwe aduhagurukira akatwicira ibikoresho kugira ngo ducogora ariko tuzakomeza gukora mpaka kandi Imana izaduhumugisha mu buryo bwawe budasanzwe rero mukomeze mugwiza imbaraga kurota ni impamvu naka message k'Imana yahaguhaye urasobanukiwe ejo tuzaganira ibindi kwifurije umugisha w'Imana byutsinda uhora utsinda byuzamuka uhora uzamuka ntukajye wemerera satani gucishwa bugufi oya uzace ufe kukuye kubaha Imana ariko nta gucisha bugufi ngo ntushoboye ngo nacyo uzagera ngenda kubwiye ngo uzagera kure uzaba kure uzakika kure uzagwiza imbaraga kandi kandi utayisenya izagusenya kandi utayirwanya izakurwanya ariko
usohotse ukarwanya karani ukarwanya imivumo izacugura uzagubwa neza. Murakoze Imana ibaho umugisha. Mana bataba twese uro turagushimye, urakoze ko nyatwe mu kiganiro tuguhereje icyubahiro, rengera ubwoko bwawe, abarutaga ubatabare, abantu mwibagirwa hinzu ntibazongere kwibagirwa, mavuta amanukire ku buzima bwabo, binjire mu mwuka w'imbaraga, binjire mu mwuka wo gukomera, ubanyambikira imbaraga nyagora ku ngoma, ubarengera ubatabare muri byose. Urakoze kumvise gushenga, urakoze kuturengeye mwami Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Shalom shalom. Nakagaruka mukomeze rwose mwiyandikishe, mukomeze muduhamagare, mukomeze tuganire, kandi nk'umuterankunga mukuru ni byiza kumubaga tukaganira. Ndagushimira cyane. Yicano ni yawe, ni yanjye, ni ya twese, kandi amahirwe ntihandi nuko wasobanukirwa. Nabwiye ngo kubera ishyari rya Satani yashatse kwangiza ibikoresho ndetse akora ukundi kuntu. Satani niko ajya akora, ariko Satani nubwo abikora gutyo hari ukundi bigendera. Nkwifurije umugisha w'Imana gubwe neza, kandi we turi kumwe. Imana iguhe umugisha kandi utsinde, wongere utsinde, wakira ibyawe byose. Ubutaha nzabwira ngo ubonye urwandiko rutwawe n'amazi ngo batwara ko ntago bazagutwara isezerano, ntago bagutwara ikimana yaguhaye, ntibana gutwara ikimana yakuvuzeho, ntibana gutwara n'icyo ufite, ntibizabashobokera, ntibizabakundira. Imana mwene mu izina rya Yesu. Bye bye. Shalom shalom. Ndabakunda cyane. Nakagaruka. Murakoze.